kuri Nyashi naho hagomba kuba ubukristo. Subiremo, kuri Nyashi naho hagomba kuba ubukristo. Pasiteri wo muri ADEPR imbere y'abakristo amagana atangaje ikintu kidasanzwe. Benshi mu bakristo ayobora mu ba ADEPR bagwa mu kantu bitewe na slang twakwita nk'ikibuno, ariko yakoresheje ijambo Nyashi rimenyerewe mu rubyiruko. Benshi baguye mu kantu. Mu mugoroze ku bakristo, Pastor Aloys Uwakarema ukorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR yababwiye ko bakwiriye kuba abakristo by'ukuri. Anakoresha imvugo yabatunguye aho yavuze kuri Nyashi bisobanura ku kibuno naho hagomba kuba ubukristo. Mu materaniro yo muri ADEPR Gatenga yabaye mu bihe bishize, Pastor Aloys Uwakarema yakoresheje ijambo Nyashi ahanura abakobwa n'abagore babwirwa ko bafite Nyashi, maze bakagenda bazizunguza bazikaraga, cyane cyane bagiye gutura bakora Mombasa, Nairobi. Mu materaniro ababwira ko no kuri Nyashi hakwiriye kuba ubukristo, bivuze ko badakwiye kuza bazunguza ayo manyo yabo, ahubwo bakwiye kuza muri church bambaye bikwije, apana gukubita uwo mubuno hirya no hino Mombasa, Nairobi. Ibyo ntago byemewe mu itorero rya ADEPR. Uwo mubuno nukuwambika neza, mukikwiza mukambara amakanzu ageze ku birenge. Nta mpamvu. Kuri Nyashi naho hakwiye ubukristo. Turi kuri Hot Entertainment nk'ibisanzwe. Izi ni updates ziba zigezweho mu gihugu. Ciao ciao.